Ese koko abagabo bareba amabuno y'abagore kubera ubushurashuzi gusa cyangwa hari indi mpamvu ya siyansi? Kuko tuvugishije ukuri, nawe ubwawe ushobora kuba warigeze kwisanga ureba umuntu ntumenye impamvu nyayo ariko amaso akanga kumuvaho. Muri iki kiganiro reka turebe uko ubwonko bw'umugabo buba bukora muri icyo gihe, kandi igisubizo gishobora kuza kugutangaza. Mu gushaka gusobanukirwa rero twifashishije ibitekerezo biri mu gitabo Why We Love cyanditswe na Ellen Fisher, umuhanga uzwi mu gusobanura uko gukururwa n'imiterere ndetse n'urukundo bikorera mu bwonko. Muri iyi videwo turabisokoza uko byogoshe, tutabinyuze hejuru. Turaza kureba impamvu zitera abagabo iyi ngeso, zirimo uburyo ubwonko bwakira ibyo bubona, impamvu z'imisemburo yo mu bwonko, kuba ubwonko bubifata nk'ikimenyetso cy'uburumbuke n'ubuzima bwiza, ndetse n'uburyo amaso ahitamo ibyo areba. Turanasobanura n'ingaruka ku bwonko ndetse n'ibigomba kwitonderwa. Niba ukunda ibiganiro bishingiye ku bushakashatsi ariko bisobanuye mu buryo bworoshye, fata aka kanya gato ukande kuri like, kuko bifasha cyane yica no gukura, bigatuma tugera ku bantu benshi kurushaho. Niba nanone ari ubwa mbere udusuye, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe ndetse no ku gashusho k'inzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi videwo nziza zizakurikiraho. Tubashimiye cyane kuri ubwo bufasha bwanyu. Noneho reka twinjire neza mu kiganiro. Ikaze bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi turaganira ku ngingo abantu benshi batekerezaho ariko batavugaho beruye: impamvu abagabo bakururwa n'imiterere y'abagore. Ubushakashatsi bwerekana ko akenshi abagabo bakururwa n'ibyo amaso yabo arebye, mu gihe abagore bakururwa n'ibyo bumva, imyitwarire cyangwa amarangamutima. Ni muri urwo rwego usanga hari abagabo benshi bakururwa n'imiterere runaka, nk'imiterere y'amabuno y'abagore, yaba mato cyangwa manini bitewe n'ureba. Ariko se ibi buri gihe byakwitwa ubushurashuzi cyangwa hari impamvu za siyansi zibiri inyuma? Ukuri ni uko ibi bifitanye isano n'imikorere y'ubwonko, imisemburo n'imiterere y'umuntu. Nubwo hari bamwe mu bagabo batwarwa cyane bigahinduka ubushurashuzi. Iyo urebye neza rero, ntabwo ari ibintu byo ku marangamutima gusa, hari n'uburyo ubwonko bwacu bubigiramo uruhare rukomeye. Mu gice cya mbere tugiye kureba uko ubwonko bw'umugabo bwakira ndetse busobanura ibyo amaso abonye. Reka tubanze twumve iki kintu cy'ingenzi cyane. Burya ubwonko bw'umuntu bukora vuba cyane ku byo bubona kurusha ibyo butekereza. Iyo rero umugabo abonye umugore ufite imiterere igaragara neza, ntabanza kubitekerezaho ngo abisesengure, ahubwo bibanza kuba reaction yihuse cyane. Mu masegonda make cyane amaso afata iyo shusho, ubwonko bukayisesengura, bukayishyira mu rwego rwo hejuru rw'icyitonderwa cyangwa icyo kwitabwaho. Mbese bimera nk'aho ubwonko bwibwira buti ibi ni ingenzi, reka tubyiteho. Wa mugani w'ubu ngo reka tubikurikirane. Ibi rwose ntibiba ngo kuko umugabo mu mitekerereze ye yashatse kubifatira umwanya, ahubwo ni uburyo ubwonko bwe bwubatse. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu avuga ati sinzi impamvu uriya mugore namurebye cyane. Mu by'ukuri impamvu irahari, ni ubwonko bwe bwabyitayeho n'uko bwabyitwayemo mbere y'uko wabitekereza. Aha niho twinjira ku kintu cy'ingenzi cyane cyitwa umusemburo wa dopamine. Dopamine ni umusemburo utuma wumva wishimye, ugatuma ushaka kongera gukora icyo wari umaze gukora, ukanatuma ikintu wabonye kigaragara nk'icy'agaciro. Iyo umugabo rero abonye ikintu kimukurura, wa musemburo wa dopamine uriyongera, ubwonko bukabifata nka tombora. Muri ako kanya ni nk'aho ubwonko bwibwira buti ibi ni byiza, reka twongere tubyiteho. Niyo mpamvu rero ashobora kongera kureba cyangwa kumva akuruwe cyane n'uwo muntu. Ibi ntibivuze na gato rero ko ari ubushurashuzi, ahubwo ni uburyo ubwonko bwe bukora mu gushaka ibintu bibushimisha.
Abahanga nka Helen Fisher basobanura ko hari ibice by'umubiri byahindutse ibimenyetso by'uburumbuke n'ubuzima bwiza. Mu rwego rwa evolutionary psychology, ubwonko bw'umugabo bushobora gufata amabere nk'ikimenyetso cy'uburumbuke. Nanone imiterere y'amabuno ishobora kwerekana ubuzima bwiza bwo kubyara. Ubwonko bw'umuntu rero bushobora gukururwa n'ibi bimenyetso mu buryo butigeze butekerezwaho. Reka tujye kureho gato turebe aho ibi byaturutse. Nk'uko bisobanurwa muri iki gitabo Why We Love, ubwonko bw'umuntu ntabwo bubayeho uyu munsi gusa, bwubatswe mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Mu gihe cya kera rero, abantu bagombaga guhitamo uwo babyarana kandi nta bushakashatsi cyangwa siyanse bari bafite. Ubwonko bwabo bwifashishaga ibimenyetso byihuse birimo nk'imiterere y'umubiri, uburinganire cyangwa ikimero, ibyo bita symmetry, n'ibice byagaragaza ubuzima bwiza nk'amabuno ndetse n'amabere. Niho havuye gukururwa n'imiterere runaka n'uburyo amaso ahita ajya ku bice runaka. Uyu munsi nubwo ubuzima bwahindutse cyane, ubwonko bw'abagabo bwo ntibwigeze buhinduka cyane kuri iyo ngingo. Niyo mpamvu umuntu ashobora gukururwa n'ikintu atigeze yiga cyangwa ngo asobanukirwe impamvu. Reka noneho tujye mu by'amarangamutima n'imyumvire. Ubwonko burya bukunda ibintu bifite forume nziza, bifite ibipimo bihuje, gusa ariko buri bwonko bw'umugabo buba bufite uko bwagiye bubyubaka bitewe n'ibyo yakuze abona, bigakurura ubwonko bwe. Iyo rero umuntu abibonye, ubwonko bubifata nk'ibyiza bukabishyira mu mwanya w'ingenzi. Niyo mpamvu buri mugabo aba afite mu mutwe ishusho y'umuntu yita ko ateye neza, nubwo utamenya gusobanura neza impamvu, gusa hari ingingo benshi bahuriraho nk'amabuno. Ikindi kandi abantu benshi batamenya, mu bwonko bw'umugabo imyanya itandukanye n'isanzwe cyangwa imyanya isa n'ihishe niyo ikurura amaso n'amarangamutima cyane. Ibi byose ni psychology cyangwa ibitekerezo byirema mu bwonko, ntabwo ari icyemezo kiba cyafashwe ku bushake bw'umugabo. Nk'uko tumaze kubibona rero, ubwonko bukunda ibintu bifite forume nziza bitewe n'imiterere mu mitekerereze ya buri muntu. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni ukwibaza niba ibi bigira ingaruka nziza ku bwonko bwabwo. Mu gice gikurikira tugiye kubisesengura neza dukurikije siyansi. Ariko mbere y'uko tuhagera, niba ukunda ibiganiro nk'ibi bya siyansi isobanura ubuzima mu buryo bworoshye, kanda like aka kanya, uraba udufashije kugeza iki kiganiro ku bandi bakunda n'izindi videwo nk'izi. Urakoze cyane, reka dukomeze. None si ibi bigira akahe kamaro ku bwonko? Iyo umuntu abonye ikintu kimushimisha, wa musemburo wa dopamine uriyongera, bigatuma yumva ameze neza. Mu gihe gito mood irazamuka, ubwonko bukagira ingufu ku buryo kugira imitekerereze ihamye bishobora kwiyongera. Icya kabiri ni uko ubwonko bukora neza mu kwibuka no gutekereza, bikarushaho kumera neza, ndetse n'ibyago byo kugira agahinda cyangwa depresiyo bikagabanuka. Bityo rero kureba ndetse no gukora ku mabuno y'uwo mwashakanye, aha byumvikane mu bwubahane no mu bwumvikane, bishobora gufasha ubwonko mu buryo butaziguye binyuze mu kugabanya stress no kongera hormone zifasha kongera imbaraga z'ubwonko mu mitekerereze ndetse no mu gukemura ibibazo. Ariko nanone niho haza n'ikintu cy'ingenzi cyo kumenya kwiyumanganya cyangwa kwigenzura, bimwe bita self control. Kuko nubwo ubwonko butanga reaction, umuntu aba afite ubushobozi bwo guhitamo uko yitwara. Reka noneho turebere hamwe icyitonderwa gishyira ku murongo neza ibi bintu. Icya mbere si uko ari abagabo bose bakururwa mu buryo bumwe. Burya abagabo ntibasa, nubwo ku bagabo ubwiza n'imico buri gihe bijyana mu bibakurura. Hari abakururwa cyane n'ibigaragara ku mubiri, hakaba n'abashyira imbere cyane imico. Ibi byose biterwa n'uko ubwonko bwabo bukura butandukanye mu kurema ibyo bukunda. Icya kabiri ni uko biterwa nanone n'umuco, uburere n'ubunararibonye.
umuntu wakuriye ahantu runaka ashobora gufata ibi nk'ibisanzwe, undi wakuriye ahandi akabifata nk'ikintu gikomeye cyane. Nanone ibyo umuntu yanyuzemo mu buzima bishobora guhindura uburyo abona ibimukurura cyangwa attraction. Icya gatatu ni uko icy'ingenzi ari ukubahana no kugira self control cyangwa kwiyumanganya. Nubwo iba ari ibintu bya biology cyangwa imiremere ya muntu, icy'ingenzi ni uko wibuka ko kwiyubaha kandi ukubaha n'abandi utabareba mu buryo bubatesha agaciro cyangwa ukagira kwigenzura cyangwa self control ku byo ukora ari ingenzi. Aha niho umuntu agaragaza ko ari umuntu utekereza koko. Niba wakunze iyi video kandi ikabigufashije gusobanukirwa ibintu mu buryo bushya, kanda like bidufashe kugeza video ku bantu benshi. Kore subscribe niba bwari ubwa mbere udusuye, ndetse unasangiza iyi video abandi. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha aho tuzavuga ku ngaruka mbi ku buzima zo gukoresha cyane ya miti bivugwa ko yongera akanyabugabo. Murakoze cyane kubana natwe, turabakunda kandi tubifuriza kugira ubuzima bwiza.